rero cyangwa dukomeze kuri Timoteyo ibice bibiri. Ejo twarangije second Timothy, urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo. Ejo nibwo twakonkludinze urwa mbere. It's good ko dufite izo audios ziri recorded zajya zifasha umuntu kongera gusubiramo once agiye gusoma urwo rwandiko no kongera kurwiga. So turibuka ko ubundi na background ni nkaho ari zimwe, kurumva ni urwa kabiri nyine ni continuation. Timoteyo yarakiri muri Efeso, Paul yamwandikiye rero rwa mbere twarangije ejo, mwikaraginga gukomeza gukora umurimo Imana yari yaramuhaye, bamurambikaho ibiganza bamushinga uwo murimo, amukomeza tukomeze ukorane n'itorero gutya, ushyireho abakuru, qualifications zabo nizi, ariko nawe ukomeze witware gutya na gutya. Amen. Akomeza kumukomeza ati igihe cyose ntaragaruka kukureba, niringiye kuzaza, ariko igihe cyose ntaraza ukomeze wigishe ibi kandi ubyigishe gutya. Aha rero bigaragaza soma kare ngo ari yaciyemo imyaka 4 amwandikira urwandiko rwa mbere. Nyuma y'iyo myaka 4 Paul aragenda, actually ubibona neza usomye chapter 28 ya Acts, nibwo ubibona Paul bamurega Yerusalemu bakamufata. Igihe banamufata mbere y'uko ajya Yerusalemu ngo bamufate, mu bice were kuri 21 kuzamuka 22 23 cyane guhera kuri 24 bya Acts, nibwo ubibona ngo umuhanuzi aza agafata umukandara, umukandara belt ya Paul, gakawizingiraho akawizirika ati uyu muntu nyirawo ni nagera Yerusalemu niko bazamuboha. Wandikaga byakozwe n'intumwa ni Luka, aravuga ati twese turamwinginga ngo yo kujya, ariko aravuga ati uretse niteguye no gupfa kubera umwami wanjye. And niko byagenze, agerayo arafatwa, araburana, akajurira, baza kumwohereza i Roma. The Roman Empire, Roma nibo bategekaga isi icyo gihe, bamwoherezayo. Binatwara n'iminsi myinshi, urumva byari kure, nta transport, nta ndege, no guca mu bwato. Mera bayaza bakajya ku kirwa, naho bageze aho bamaramo iminsi 7 bazi ngo bapfuye, byarangiye yarabibahanuriye. So sinshaka kubitindaho. Agezeyo rero baramufunga noneho, ariko bamufungira mu nzu yari arimo. Abantu bashobora kumusura ku bice 28, bigaragara ko abantu bamusuraga rimwe akajya nagira na discussions, debates n'abayuda bizeraga bariyo, bamwe bakabyizera ibyo babwiye. Barigiye bamaranye umunsi kuva mu gitondo kugera nimugoroba abigisha, bamwe barizera abandi ntibizera. Noneho hariho abagabo bamwe turi bubone hano, yari afite nk'inkoramutima, baramwabandoning, baramureka, baramuhunga, barigengeje. Sometimes tuba dufite inshuti twagera mu byago zikaducika. So nawe rero baramucika, baragenda, yari asigaranye bake cyane. Na hano rero yandikiraga Timoteyo urwandiko rwa kabiri nko kumubwira ngo yes, wa murimo wakoraga noneho ukomeze. Turibuka ko yakomeza kumubwira cyane ngo ukomeze kurwana intambara yo kwizera, ukomeze gukomera ku kwizera, ukomeze kugira umutima muzima, pure heart and love. Akomeza kwimubana bimushishikariza. Ariko noneho kuko Paul yari arimo abona agiye gupfa, his death was near, urupfu rwe rwari ruri hafi. Tuzayibona nitugera mu bice 4 murongo wa 6 wa 7 wa 8, avuga ati rwose ati bunarangije urugendo. He was seeing death hafi aho ngaho. Kamubwira rero ati mwana wanjye, ibyo urimo bikomeremo ndetse ube witeguye no kuba wabipfira. Uraza kubona nitukomeza turwinjiramo dutangiye kwiga, dukomeza tuniga runo rwandiko, ko yavugaga nyine nk'umuntu urimo ubona urupfu ruri imbere ye. So yabivuganaga n'umunezero wuzuye umutima, ariko urimo n'agahinda ko amusize. Amubwira ati rwose if it means death, be ready to die for this gospel. Kandi koko nibyo Timoteyo nawe yagumyemo. Amateka agaragaza ko nawe yapfuye nyine, bamuteye amabuye akamwica, bamuziza ubutumwa bwiza kuko yangaga ko baramya ibigirwamana muri Efeso. Ariko noneho icya kabiri kirenze kuko mwikaragenga kubigumamo, yaramubwiraga ngo utebuke uzunsange kuko ngiye kugenda, ngiye gupfa. Maybe nkase mu mwuka wamubyaje ubutumwa, banagendanye bakoranye misiyo nyinshi kugeza naho avuga ngo nta wundi mfite umeze nka Timoteyo. Uzabona n'inzandiko zimwe na zimwe yandikiraga amatorero bari kumwe,
possibly hari ibyo yashakaga kumubwira as final words nk'umubyeyi. Urabona nk'umubyeyi uri mu bitaro, yeah, if we get kicked out we join using the same link. Nk'umubyeyi uri mu bitaro urwaye ugiye gusaza agatuma ku bana be, baza birukanka bagira ngo bumve amagambo ya nyuma agiye kubabwira. So Paul rero nawe yatumagaho Timoteyo ati turaza kuyibona nk'ahantu nk'abiri, ngira ngo yamubwiye ati rwose uzaze uzihutire kuza. Very surprising ko mu byo yamusabaga kumuzanira harimo ikote, urebye hari hakonje cyari igihe cy'imbeho, ariko hari harimo n'ibitabo. The guy was about to die, ariko yari agituma no ku bitabo. Yeah, so with that little introduction, reka twinjire mu byo yanditse. Imana idufashe kugira ngo dukomeze kwigiramo no kubona uburyohe bwabyo. Ati Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, still recognizing nk'uko yamubwiye bwa mbere na mbere yuko he is an apostle, ariko not by himself but by the will, the calling of God. Ngo kandi nk'uko isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu riri. Number 2, arimo confirming again yuko the promise of everlasting life, isezerano ry'ubugingo nta handi ribonerwa ni muri Yesu Kristo. Ubwo abizera ukundi nyine babifata ukundi. So for Timothy, ngira ngo natwe hano it's not something new, ni ibintu tumazemo iminsi. Ati ndakwandikiye Timoteyo. Iki nicyo kitugaragariza nyine yuko ari Timoteyo yandikiraga ngo umwana wanjye nkunda, ati ubuntu n'imbabazi n'amahoro. Yongeye gusubiramo imbabazi again. Ubuntu n'amahoro nibyo yakunda kuvuga ahandi henshi, ariko for here yongeye gusubiramo imbabazi. Wenda ni ikintu tutakongera gusubiramo cyane, ariko even pastors, even those bishops and apostles bari in authority, rwose they need grace, they need imbabazi, they need peace from God equally nk'uko natwe tubikeneye. Now ati bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Aracyarimo kurecognizinga yuko be it grace, be it imbabazi, be it amahoro, ahandi biva ni ku Mana no kuri Yesu Kristo. Something we should be praying igihe dusenga, dusengera yaba abayobozi bacu muri church, muri government, yaba inshuti zacu. Ibi bintu bitatu rwose ni biva ku Mana, biva kuri Yesu Kristo. Ntabwo biva mu butunzi, ntabwo biva mu gutunga imodoka zibyibushye wa mugani, ntabwo biva mu kugira ibifaranga byinshi and big church buildings, ahubwo ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data. Kandi nk'uko njye Paul umukristo usanzwe mbikeneye, niko na pasiteri wanjye cyangwa apotre wanjye wa mugani n'ababita daddy na mami bose they equally need, cyangwa ndetse more than we do, bakeneye kugirirwa ubuntu n'imbabazi n'amahoro y'Imana, kuko bo banikorera n'ibindi byinshi birenze ibyacu. Dore rero dutangire content. Ati Imana nkorera nkurikije basogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro. So Paul arimo arabwira Timoteyo yuko buri gihe uko asenze yaba ku manywa na nijoro amwibuka. Something very good, kubwira umuntu kumwibuka. Ngira ngo twabivuzeho tuti mu kwikarajinga even our pastors, it's very okay no kumwandikira ka message umubwira ngo pastor ndakwibuka ndagusengera. Hari mubyara wanjye ugeze kumpamagara, I think sometime last year nko muri May cyangwa June, ambwira umwana we wiga ariko abona atihuta mu kwiga, ambaza ati wewe wize uburezi bimeze bite? Turaganira mugira inama, so nkomeza no kujya musengera kare. Ndamwibuka, nari mbonye postinze umwana, ndavuga ni we cyangwa si we, sinari nzi umwana we. Ndamuhamagara turaganira, nsanga umwana arimo kuimprovinga, arimo aragenda neza. Numva mama we yarishimye, she's my cousin. Wow, arangije aravuga ati rwose turakoze cyane, urakoze, ansabira imigisha myinshi. Actually kubwira umuntu ko umwibuka, wow, something very good. Ariko mu kumwibuka kwe ntiyamwibukaga. Urumva kwibuka ntiwibuka umuntu gusa, umwibukira ku buzima umuziho, ku
byo mwabanyemo, ku byo mwakoranye. So Paul uko yibukaga Timoteyo rero ntabwo byarangiriraga mu kuvuga wow ndakaze ndakomeye, uriya mwana kuba ahagaze ni njyewe. Uzabyumva n'abantu benshi, uriya mwana kuba ageze hariya it's me, buriya biriyagezeho ni njyewe wamufashije, you know. Umva umuntu aranabyigamba no kuri televiziyo, noneho haje na nyinshi zo kuri YouTube, aturiye kuba ageze hariya ni njyewe wamufashije, ariko ntanyibuka as if yanamufasha kugira ngo amwibuke. Anyway, we rero Paul yabonaga Timoteyo ibyo akora amwibuka akabishimira Imana, ngo niyo nshimira, akabishimira Imana. Ntaho yibonaga nka Paul, aho yahitaga abona Imana, ati nibuka amarira yawe. Umva ibintu yamwibukiragaho, nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero. Wow, amarira ye ubwo ndimo ndibaza ko ari agahinda yabaga afitiye itorero igihe babaga bari mu rugendo bakorana. Paul ati iyo mbyibutse, ati numva nkumbuye kongera kukureba ngo nuzure umunezero. Turaza kubona impamvu yarakumbuye kumureba, cyangwa reka tunayivuge, nuko hari bamwe bari bameze nka Timoteyo babanaga na Paul, bari bamaze kumureka bigendeye, bamusize. Urumva ni agahinda, wabanaga n'abantu mwarakoranye and then they are deserting, they are going away. Of course ni agahinda. None yakwibuka Timoteyo avuga yo mwana wanjye mubonye noneho nawe n'ishyaka agira ntabura byakongera kunyuzuza umunezero. Ati kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo, that strong and firm faith that is in you. Uko kwizera kutaryarya kuri muri wowe ndakwibuka. Bivuga ngo uku kwizera niko kwari mu contributinga kuri uyu munezero Paul yashakaga kugira. Telling me whenever I meet a believer, my brethren, muvandimwe wanjye muri Kristo, nta kindi dukwiye kuganira, nta kindi nkwiye kumwibukiraho uretse kwizera kwe gukomeye n'ishyaka n'umutwaro yagiriraga itorero. Ari amarira ndakunda kubivuga very few occasions nyabasha kuganira n'umuntu duherukana kera, urugero wenda nka Noblesse, tukibukiranya nk'igihe twabanaga, kuntu twasengaga, kuntu twagendanaga. Wow, mwumva umunezero uri muri izana gusa nazi n'ahantu turutse. So ikindi gikurikiyeho rero Paul arimo agiye gukonfirminga ibintu twabivuzeho ubushize mu rwandiko rwa mbere, aho kuno kwizera Timoteyo yaragukuye ngo kwabanje kuba muri nyoko Loisi no muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unique, ngo kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. So actually hano it brings a call to parents, mostly mothers, ababyeyi, abamama, ababyeyi b'abagore, ko bafite inshingano ikomeye cyane yo kwigisha abana babo, cyane cyane babigisha kwizera Imana. Because you can see the grandma, you can see the mother here, bose ngo bari bafite kwizera. Agahamya rero ko kwizera kwabanje kuba bamo nawe niko kukurimo. It calls parents not to sit reluctantly, ahubwo bakwiye kwigisha abana babo mu buryo bwose. Nahoze ndimo kuganira n'umumama umwe afite umwana utatsinze neza, atangira kubyatributinga ku barimu ngo nuko umwana yicara inyuma. Ndabose like no, wowe ufite uruhare runini cyane mu gutsindwa k'umwana wawe, cause niba umwana akeneye 100%, 25% niyo umwarimu, 25% niyo umwana, wowe umubyeyi we ufite 50%. It's true. Urabona arimo arabihamya ko rwose ukwizera Timoteyo yari afite kwari trend irimo kuva kuri nyirakuru, irimo kuva kuri nyina. Ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana ngo nuko bamubyaye. I'm very sure ko bataga umwanya wacyo wo kubimwigisha. Wa mugani bamwonsa bamurera akura yabikuriyemo. Ngo nicyo gituma rero nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kwambikwaho ibiganza byanjye. Arimo aramwibutsa yuko hari impano yifitemo. Turaza kubyibuka bimubwira no mu rwandiko rwa mbere, ati rwose wibuke ko ibyo urimo gukora it came as a prophecy no kurambikaho ibiganza n'abakuru. Ati rero rwose ukomere. Naho rero amubwira ati muri uko kwizera ufite wakuranye, please don't keep quiet, ntuceceke, don't cross arms, sesa impano yawe. Iyo mpano yakugiyemo
cyagiye yamubwiye ko ari mu bahanuzi angano nabi confirmize ko ari n'igihe yamurambikagaho ibiganza bye. Paul yamurambikagaho ibiganza yamusengeraga, possibly igihe yakizwaga cyangwa se igihe yamukomishoningaga gukora umurimo. Between the two, umva impamvu yagombaga kuyisesa ntayicarane ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Bigaragara ko Timoteyo wari ukiri umusore, bishobora kuba mu busore bwe afite abantu benshi bakuru bamuri imbere, nubwo yamubwiye ngo ntibakamusuzugure kuri urwandiko rwa mbere ibice n'umurongo wa 12, bambwiye ntibakamusuzugure, ariko bigaragara ko yari akifite akantu k'ubwoba. Ambwira ati rero ya mpano yaguhawe igihe twagusengeraga nuko kwizera kugira ngo ushirike ukuri. You have all it takes kugira ngo ushirike ubwoba, ukomeze usese impano yawe mu burimo bose, mu bakuruta, mu bakubyaye, muri basogokuru, banyogokuru, bande bakuru. You shouldn't be timid kandi you shouldn't be despised, kuko umwuka uri muri wowe ufite all the content ikenewe kugira ngo ukomeze usese impano yawe ukore. Kuri abantu hari imbaraga, ahantu hari urukundo, kandi kwirinda ubwo birimo kugenda na wa mutima kwitwararika no kubaha no yamubwiraga byose muri the first letter. So it's like igihe warambikagaho ibiganza uba commissioned kuri uwo murimo rwose, you got all it requires kugira ngo ukomeze ukore. Ngo nuko ntukagire isoni. Urabona isoni zirajyana n'ubwoba zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Hano harimo akandi kantu bitugaragariza yuko bishoboka ko Timoteyo mu byamuteraga ubwoba n'isoni zo guhamya Kristo hari harimo no gutinya persecution, kurenganywa. Kuko aramubwiye ati ntugire isoni zo guhamya umwami Yesu cyangwa njyewe imboheye, ngo ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza. That is, be ready. Naho bisaba kurenganywa, be ready kurenganywa for the sake of the gospel of Christ, umwami wacu, ngo ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Za mbaraga yamubwiye kuri verse 7 zimurimo zamuhawe, ngo nazo zizamushoboza gukomeza kuba ari firm, ahagaze akomeye mu byo yari arimo gukora mu murimo wo kwamamaza no guhamya Kristo. Akomeza amubwira rero ngo iyo Mana niyo yadukijije, iyo ngiyo nyine iri mu kumuha izo mbaraga, iyo Mana iri mu kumuha izo mbaraga, gufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije. So it's like an assurance. Iyo Mana iguha izo mbaraga niyo yadukijije, kandi niyo yaduhamagaye guhamagara kwera itabitewe n'imirimo. Agarutse kuri ya grace, aramwibutsa impamvu yahamagawe n'uburyo yahamagawemo. Iyo Mana number 1 irakomeye, ni Imana ikomeye yadukijije, so ntiyakureka. Ariko number 2 aramubwiye the basis of salvation, ngo yaduhamagaye guhamagarwa kwayo kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo bitewe nuko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ibi bizanamo akantu ka predestination and election, kuko nta mirimo twakoze, ngo niyo yabigambiriye kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo. Mu Cyongereza bigaragaza ko it was done before the age, mbere y'igihe, mbere kera cyane, mbere y'iremwa. Bigaragara ko God predestined it to happen. Ariko sibyo nshaka gutindaho. Hano yamugaragarizaga that God who strengthens him, ko ari Imana number 1 yamukirije. Bigaragara ni Imana ihambaye ikomeye, ariko yanamuhamagaye. So remember you were weak. Nawe yiconsideringa Paul uko nari imeze. So God, Imana iza kuba igendera kuri basis of our works, niba yaraduhamagaye. Kubera duhamagaye rero ikadushyira muri uyu murimo, izanadushoboza. Keep komeza umurimo urimo ukora, komeza guhamya Kristo. Ngo ariko none bukaba bwarerekanwe, ubwo ni buriya buntu bwadukijije arimo avuga, bukaba bwarerekanwe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo, wahinduye urupfu busa akerekanishwa ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Something very important here
wibuke ko yamubwiye ku murongo wa 8 ngo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza. Kurenganywa, persecution, izamo n'urupfu. Arimo aramubwira rero ati uyu mwami wacu wadukijije, buno buntu bwe bwerekaniwe muri Kristo bwavanyeho urupfu, bwahinduye urupfu busa. Uvuga ngo ruriya rupfu tuzapfa, being persecuted for the sake of the gospel, it's nothing. Ni ubusa, ntacyo ruvuze ruriya rupfu, ngo ahubwo dore haje urwo rupfu yaduhinduyemo ubugingo no kudapfa. ngo wahinduye urupfu busa akerekananisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. So that gospel twumvishe tukizera itwemeza neza yuko ruriya rupfu ntacyo ruvuze, ahubwo igikomeye gospel yaduhaye n'ubugingo buhoraho. That means kurenganywa, persecution to the point of death y'umubiri nta kitwaye, kuko we gain this everlasting life. ngo ubwo butumwa rero ngo nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Actually ndimo gusoma kino gice kare numvisha kiryoshye cyane, because Paul arimo arasa nk'ukora summary y'agakiza kose and the reason to keep serving God, n'impamvu yo gukomeza gusavinga Imana. Ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Ubwo hajemo n'ikintu cyo kubutwara abanyamahanga, ngo nicyo gituma mbabazwa n'inya. So actually maramubwira ati this way I'm being persecuted, ndi mu gihome, nta kindi cyaha nakoze, it's this gospel. So an encouragement yo kumubwira ngo nawe rwose nibigera kumera nkanjye, don't be ashamed. Nicyo gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Actually for him, for Paul, icyo yarebaga imbere yibutsaga Timoteyo natwe atwibutsa nuko gukomeza uri righteous, gukomeza uri mu busabane n'Imana, umwana w'Imana, gukomeza ijambo ry'Imana no kwizera, akanga kwiyanduza, even if it means death, niyo byaba bisobanuye urupfu niyo byaba bisobanuye persecution, akemera akabigumamo. Icyo atumbiriye ari ikibitsanyo, nibwo bugingo buhoraho, everlasting life, byari bihishwe muri Kristo yagombaga kuzabona urya munsi, no munsi Kristo azerekana. Ati rero ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. So it's like bya bindi wabonye nkora byose, bya bindi wanyumvanye mvuga, bigumane ntihazagire undi ukuzanamo ibindi. Keep them right. Ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. So this is indi nyigisho yuko what keeps us, nabivuzeho mbere, ikitushoboza kubigumamo n'umwuka wera utubamo. Ngo uzi yuko abo muri Aziya bose banteye umugongo, muri abo ni Fugero na Herumagene. So bari baramuteye umugongo, nyine baragiye. Ngo umwami wacu agirire imbabazi abo kwa Onesiforo, kuko yanduhuraga kenshi kandi ntaragakorwa n'isoni z'umunyururu wanjye. Ahubwo ageze i Roma agira umwete wo kunshaka arambona. Umwami amuhe kuzabona imbabazi z'umwami kuri urya munsi. Ibyo yankoreye muri Efeso uko bingana ntawukurusha kubimenya. Arimo aramwibutsa, amwereka ko abandi bamutaye, atari ko woweho nubwo mboshye nubwo bimeze bite, please keep it up, komeza ubwirize. Actually kino gice nicyo kitwereka in summary, komeza ubwirize, komeza Kristo, even if it means persecution. Nanjye I'm being persecuted, ariko singira isoni, niteguye gupfa ariko nta bwoba mfite, nta soni mfite, kuko ikibitsanyo cyanjye ndimo ndagisingira, everlasting life. Kuko uru rupfu turimo rumwe dusatira, uru ntacyo ruvuze. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwarutesheje agaciro, ahubwo buduhereza assurance of life, y'ubugingo buhoraho. So rero nawe wigira ubwoba, wigira isoni, kuko umwuka ufite n'uw'Imana yaguhaye, Imana ikomeye yadukijije,
uwo mwuka rero dutera imbaraga n'urukundo no kwirinda. So keep doing it. Natwe rero wenda nka application nihuse nubwo twagiye tuzivuga bitewe n'umurongo twari turiho, agakiza dufite kuba turi abana b'Imana. Sometimes we will face challenges, sometimes tuzagera muri situation zidusaba gusa nk'ababyihakanye, nubwo tutazavuga ngo tuvuye mu gakiza, ariko ibikorwa byacu bishobora kugaragaza ko tukihakanye, in fear, dutinya what would come, what would befall on us. So he's telling us two kugira ubwoba, two gutinya. Imana yaduhamagaye irakomeye, even if it means persecution, even if it means kubura akazi, even if it means kubura amafaranga, even if it means gufungwa, ariko as long as turi mukuri kandi duhagaze mukuri kw'Imana, let's keep proclaiming, dukomeze guhamya kwizera dufite muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Let's stop here. Ngira ngo tuzakomeze ejo. We can pray. I can pray and we stop. Father, we thank you for your love, for your goodness, for your kindness. Turagushima yuko tugaburira ijambo ryawe uyu mugoroba, twigishije yuko tudakwiye kugira ubwoba cyangwa isoni zo guhamya Kristo waducunguje amaraso ye, guhamya Kristo wadukuye mu mwijima akatuzana mu mucyo. Mwami, komeza kudushoboza kuguhamya Kristo. Mwuka w'Imana uri muri twebwe komeza kudushoboza, niwe wadushoboza n'ubundi, komeza kudushoboza guhamya Kristo. Kwizera kuri muri twebwe tuguhamye tudafite ubwoba n'isoni, aho turi, aho dukorera, aho tuvuga, aho tunyura. Reka two kugira isoni n'ubwoba, ahubwo duhamye Kristo watubambiwe. Urakoze Mwami, komeza kuturinda twese n'igihugu cyacu n'imiryango yacu n'ibyacu byose. Komeza kutwongerera ubwenge n'ubushake bwo kugukunda no gukunda ibyawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen.